nje byarandenze riga warampemukiye. Yaguhemukiye iki se kandi? Uzi kugira ngo umuntu agutera inda narangiza gusezeranya ibintu nabikore. Yagusezeranyije iki? Riga ntiyasezeranyije kuzamfasha, ntiyamfasha. Ansezeranya kuzandikisha umwana wanjye, yanga kumwandikisha. Mwana we Sharika warakoze. Kuko n'ejo bundi yarabigaragaje yihakana ko nta mwana afite. Abenshi bahora bibaza ngo ese ubuzima ni iki? Ubuzima butegwa n'ububamwo. Ni igikorwa cya Anne Haduni, ni igikorwa gikora buhumyi. Ubuzima kubwubaka biragora, yewe uranavunika, urasitaragora ngo utwara igihe kinini cyane, ariko mu kubusambura bitwara umwanya nk'uwo guhombya. Akugiye uri kurubaka inzu, uyubaka iminsi myinshi ubona yuko ikuvunye, ariko kuyisambura nta n'akanya na gatoya bigutwara. Ako kanya igihe nagatangiriye kino kiganiro imbunda amaze gusenya etaje. Imyaka 40 uri kwiga, imyaka 40 uri gushaka akazi, wamara kukabona ariko byose bigahinduka ubusa muri ako kanya. Kubaka izina, kubaka icyizere, kubaka audience hagati yawe n'abandi bantu, ibyo byose biravuna, ariko kubisambura nako kanya. Ubuzima bumeze nk'ikibaho cyuzuyeko ibyandiko. Iyo ufashe ka gapapuro cyangwa se ugafata kariya gatambara kako bahanaguza ku kibaho, iyo uhanaguye nta n'umunota n'umwe bigutwara kuhanagura, ariko kubyandika bigutwara umwanya utari muto. Ibi ni byabaye kuri uno musore wacu Rigani Rugaju, kwirukanwa kuri RBA, gushinjwa mada atazi ese atigeze anamenya. Ndazi ko nawe wigeze kuba mu bihe bigoye, hamwe nawe wikabakaba ukanikoraho ku mubiri ukibaza yuko waba uri kurota kandi ukanura. Hari ibihe bibabaje wigeze kunyuramo, rimwe na rimwe ugakomeza kwibaza ngo ubanza ari undi muntu cyangwa se nawe ndi kurota, ariko biriya bintu byakubayeho ni nabyo bibaho niba no ku bandi. Kijya gutangira iki cyago cyatangiye ku itariki imwe tutarenze kuvuga, ariko uyizi warayizi ko buriya bavuga ngo ijoro ribaruwa riraye. Bakimara guhamagagwa bagashinjwa ibijyanye n'impapuro mpimbano ndetse no gukoresha umutungo wa leta ibyo utagenewe, bityo bagatangira kujya muri kasho. Nibwo amagambo yatangiye kuvugwa ari menshi, umunsi w'umukara utangira kukaragira bamwe mu bari barimo mu icyo gihe. Kuko buriya ngo icyo utazi cyangwa se icyo utarimo ntabwo kimenya. Kuko n'ejo bundi yarabigaragaje yihakana ko nta mwana afite, yihakana amaraso. Yo yihangana. Uyu mukobwa yatunguranye no munsi agaragara kuri channels zimwe muri zikorera kuri YouTube, ariko vuga ukuntu Rugaju Rigani baba barabyaranye umwana, amara kumusezeranya ko natabivuga ngo azamufasha buri kimwe cyose, noneho nyuma yaho yagiye kumwihakana. Ntabwo yigeze abikora. Nje byarandenze riga warampemukiye. Yaguhemukiye iki se kandi? Uzi kugira ngo umuntu agutera inda narangiza gusezeranya ibintu nabikore. Kwirukanwa kuri RBA, gushinjwa inda, ari kimwe mu bintu biri gutredinga muri no minsi ndetse n'aka kanya nyene. Abantu benshi bari kwibaza ese Rigani Rugaju yaba koko yarateye inda uriya mukobwa nyuma akanga kumufasha. Karagahinda gakomeye cyane ndetse n'umubabaro byagaragara kuri uno mwana w'umukobwa. Bigaragara ko koko yaba afite umwana, ariko umwana ntabwo yigeze amuzana kuri kamera, kuko nta nubwo biba byemewe cyane kuzana umwana, nimwe mu mategeko YouTube itigera yemera. Umukobwa yakomeje kuvuga cyane avuga ko hari ibintu byinshi bari basezeranye na Rigani, ngo ariko nta na kimwe yigeze baba babasha kugezaho cyangwa se ngo amukorere. Ese turibaza guceceka kwa Rugaju Rigani cyaba ari cyo kibazo gitumye cyane adashaka kwishira hanze, cyane cyane ko baba bafitanye ikibazo n'uwo mukobwa, bityo yahita amushira hanze. Rigani yasezeranyije kuzamfasha, ntiyamfasha. Ansezeranya kuzandikisha umwana wanjye, yanga kumwandikisha. Bakimara kujya mu rukiko ndetse bakajya mu rukiko ku nshuro ya mbere, nibwo bahise batangira gukora imyirondoro ya buri umwe wese. Rugaju Rigani baramuhamagara, baravuga se ko ari Manase, baravuga ko mama we ari Sifa, noneho bahita bavuga ko Rugaju Rigani afite abana ndetse n'umugore. Rigani Rugaju ahise amanika akaboko aravuga ati njye nta bana nta mugore mfite, ndi ingaragu. Icyo baragikosora.
ari nabwo aba creators bari bari aho hantu bahise basimbira kuri channels zabo, maze ubundi bahita batanga igikorwa bavuga ko Rigani Rugaju yigaramye abana be n'umugore. Ariko Rugaju Rigani twe tuzi nta mugore nta bana, kuko nta proof n'imwe byerekana turigera tubona. Ariko nanone umuntu ni mugari, buriya ukuri k'umuntu ni wowe kuzi ubwe. Ese turi kwibaza, uyu mukobwa ni iby'ukuri cyangwa se ni kwa kundi abantu bumva ikintu cyamaze kuba noneho bagahita bagenda kuzana proof zimenyekanisha ko ibintu byaba byarabaye, kuko bakajya gufata abantu kugira ngo baze gufata umuntu bamusiga icyashe. Ese kuba yari ukuri koko Rugaju Rigani bye ntibyaba bimaze kujya hanze? Ni umusore kabisa twari tuzi ko ari umusore ushima Imana n'abantu, dore ko no ku cyumweru yagaragaye ari muri sengero ya Foursquare ariko arahimbaza cyane byakomeye. Ni umwe mu basore bakunda kuvuga amagambo make, badakunda kugaragaza imvamutima zabo. Ariko igihe kibaye kirekire nyuma y'uko Rikari we yaje agatanga statement z'uburyo ki byagenze, ndetse akanavuga n'ikintu agiye gukora muri ino mwaka, ariko Rigani Rugaju nta kintu na kimwe aratangaza. Ese uwo mukobwa ntiyabashe kwanduza izina rya Rugaju? Mu mutuzo mwinshi cyane ndetse n'amahoro menshi cyane asasagaye mu mutima wa Rugaju Rigani, yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ati mu cyumweru gitaha hari radiyo ngiye kujyaho. Ese iyi radiyo agiye kujyaho ni iyihe? Abantu benshi bahise bajya muri commentaire ko yari yamaze kuvuga ati nimwandike muri comment mufore si radiyo ngiye kujyaho ni iyihe, kuko twari dusanzwe tumuzi kuri RBA. Indi radiyo yaba agiye kujyaho yaba ari iyihe? Ese koko yaba yarirukanywe? Niba koko atarirukanywe, kuko atahise afata akadomeho urutoki radiyo agiye kujyaho? Ikibazo rero gikomeye cyane ni urujijo yadushizemo abantu dukunda kumukurikirana cyane. Reka dutegereze turebe niba koko ku cyumweru gitaha tuzamubona ku iradiyo. Abantu benshi bakomeje kuvuga ngo ni SKFM. Ese koko Rugaju Rigani umunyamakuru yakoreye RBA radiyo y'igihugu yaba agiye kujya kuri SKFM yongera kubitana na Lorenzo nko bigeze kurwana? Icyo nge sinacyemeza. Naho yajya ku yindi radiyo atari RBA, nge ntabwo nemeza ko yaba ari SKFM. Ibyo yabitangaje ku rukuta rwa Instagram no munsi. Ariko ibijyanye n'inkuru z'uwo mukobwa nta kintu na kimwe yigeze abivugaho, bigaragare ko nta nubwo bimushishikaje. Nicyo cyerekana ko ziba ari inkuru z'impimbano, ziba ari za nkuru za zindi ziba zije gucafuza izina ry'umuntu gusa. Rugaju Rigani twe turamuzi neza, ntabwo yakora ibintu nk'ibyo. Niyo yaba yarabyaye umwana ntabwo yamwihakana, kuko amaraso iyo uyihakanye uragira ikibazo. Rugaju Rigani reka dukomeze dukurikirane ibye, ndazi ko mu cyumweru gitaha niba koko nyine azaba agiye kuri radiyo azavuga buri kimwe cyose kimurimo. Ese koko kuba yatari ukuri Rugaju Rigani ataba yarigeze abyarana n'uyu mukobwa, ko yaba yamaze kugaragara kuri kamera kandi ahantu hose yaba bako abantu baba bahazi, nta kuntu Rugaju Rigani cyangwa se undi muntu wese azajya ashinjwa ibyaha nk'ibi noneho bakamushyira ku karubanda kugira ngo batange isomo no mu bandi bose baza baraza kuri social media baza bivugisha ngo nafashwe ku nguvu, nabyaranye na naka, kubera bazi ko ari icyamamare bityo ngo bamucyafurize izina. Ese izi mbuga za social media nta kuntu RIB yazazinjiramo igatangira kuzicekinga ireba ese ibiganiro biri kunyuraho ni ibihe? Ese niko kuri? Ese ni kuki abantu benshi muri ko muragenda mucafuza abandi kugira ngo mwamamare, bababwiye ko kwamamara kwanyu bizamamara kuzima no gukora ibintu byawe, ugakora ibintu byawe biri naturally, maze ubundi ugatera imbere abantu bakakumenya, bityo ukamamara ariko utarinze kuzamukira kundi muntu. Hari igihe muzafata ubuzima bwanyu mukabushyira mu kaga bityo ngo mugiye kwamamara, ahubwo mugasanga mugiye kwiyicirana kariyeri y'ubuzima bwanyu. Ese mwari muzi ko kwamamara nabyo hari ingaruka mbi? Ese muzi ko benshi nka ba Shadibu bagiye bavuga ati iyo namenya sinjye kwimenyekanisha ngo njye hejuru abantu bose bamenye? Hari umukobwa uheruka kwifata yiyambika ubusa kugira ngo yamamare, buriya nimwe bwamamare bimushaka. Nimuba mushaka kwamamara nimukereye ibintu byanyu biri naturally, maze ubundi mwamamare koko kahave tubakurikirane, nibwo uzumva koko ko waba wamamaye mu kuri.
ariko kuza gusebya umuntu uvuga ngo yanteye inda, undi nawe ngo yaryamanye na musaza we, undi nawe ngo yaryamanye na papa we, undi nawe ngo yasambaye n'umukozi we, ibyo bintu ntabwo biba biri byiza kabisa. Njye nitwa Jimbaho Gigi, aha ni kuri Neza Empire. Icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo n'ikindi gihe ntuzacikwe n'izindi nkuru z'ubwenge nk'izi. Keep subscribing, like, share and comment. Murazi ko mbakunda. Bless. Reka mbe ngarukirije aha, ibindi biganiro tuzabisubira ejo. Ndabakunda.